twaje ntabwo turi bivuga byarangiye ariko twaje tuvuga ngo tujye kwanjye nta kiganiro nzongera gukora tutavuze urugendo rwa Canada ubuzima bwo muri Canada tutabivuzeho ibintu tuzabivuga ako ve nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga ushaka kivuga ariko ngereka mbwiza ukunyewe ndashaka maburetse gato ya Instagram yanjye Instagram yanjye uzagera live ndagera live mbivuga mukire mu brag mwe munyiforo ingire nyiforo turajya kubyukusanga bya ndagera live mbivuga natomboka uriya mugabo kurongorera mu gasozi byamunaniye asigaye abazaniwe mu rugo hakaba harabayeho inkundura za kamera no kuzihindagura kugira ngo uriya mukobwa atagira gute adakontorora bikaba byaraviriyemo Vestine kwirukana umukozi Muyango na Kimenyi turi kumwe batandukanye umunsi Muyango yafashe Kimenyi akamupfukamisha imbere y'umukozi akamutera kumusaba imbabazi ruvuga ngo hano yavuze ngo kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake na wanawake weupe niliyabanga riri hagati y'abasukuma n'abagore b'inzobe zana ndinandi amakuru yihishe y'imbere abasukuma n'ubwoko ego bw'abatanzania urakoze cyane ntabwo bajya barongora abagore b'inzobe ngo batindane oya arabashije ngo niliyabanga riri hagati y'abagore b'inzobe n'abasukuma ko basukuma bakunda abagore b'inzobe cyane arabaza impamvu abasukuma bakunda abagore b'inzobe cyane ndabyumva hana arakomeza aravuga ngo zandani kaba dada wa Kinyarwanda kaachwa na uzuri wake kudadeki ati umukobwa w'umunyarwandakazi yamaze kwangwa rukunyuva yamaze kwangwa n'ubwiza bwe bwose uburoro atakaye wajua wahusika na mtumia elfu hamsini uza kumenya aya makuru mu buryo bwimbitse ndamuhereza 50,000 Rwanda na uzuri wote kumbe hakuna kitu u Rwanda n'ubwiza bwarwo rwose n'abakoreshatse kuvuga ngo abakobwa b'abanyarwanda n'ubwiza bwabo kumbe nta kintu kirimo ahangaha Mudesijora ashobora kuba ataranyaye ahangaha ikintu yahise akora yahise adukubita ifoto ya Rungumi Saidi ari kumwe n'umukobwa w'umuzungu bari mu rukundo bivuze iki ko ubu turi kuvugana uwahoze ari umugabo cyangwa byavugwa ko ari umugabo Mutesijori bita Rungumi ubu ngubu bari mu rukundo rw'Imana n'undi mukobwa w'umuzungu ngiye ifoto dumba ni ukuvuga ngo witegereje dusobanurire ni ryari account ishobora kuba hacked igakoreshwa bayikoresha bati iri account mu yandi magambo ntagiye kure iri account yabaye hacked cyangwa ibintu byanditswe na nyir'ubwite iri account ntabwo ishobora ofete account ntabwo ishobora kuba iri hacked and then umuntu akaba yarayihakinze just ikintu yayikoresheje akaba ari inkuru imwe ibyo bintu byonyine akaba ari byo yayikozeho gusa ikongera ikasubira mu urakoze cyane sibyo account iri hacked umuntu ashobora kuyikoresha ibintu bitandukanye ego nayikoreshe ikintu kimwe cyonyine nk'icyo niyo mpamvu iyo account ntabwo mu bwenge bwanjye na IQ yanjye n'ukuntu abantu musanzwe mubizi ko nduma n'umuntu ubanza utekereza iyi account ntabwo it was never at all hacked ntabwo bigeze bayihakinga ladies and gentlemen ibintu byabaye reka bibe ibintu byabaye reka bibi ariko ntabwo waretse ngo ndangize akagambo waruvuze ko nishimiye itandukana rya Muyango na Kimenyi ego ijambo ni iryawe aya ni amakuru ntarahagararaho ariko niba Muyango na Kimenyi basayininze gatanya ego ndabyishimiye cyane mbaza kubera iki maze kubona ko abantu bakundana cyane nka Muyango na Kimenyi iyo bigiyemo impapuro birapfa erega impapuro biba bimeze nkaho mufata urukundo mukarushiramo amategeko noneho njyewe nkavuga ati mwaretse ayo mategeko arajya he mwaretse abantu bagakundana ndakurahiriye
ni ukuri kw'Imana Muyango na Munyango bashobora gutaha agatanya ariko ntabwo bazarekana. What do you mean ngo batanga bazarekana? Ntabwo bazarekana kubera impapuro nizo zangisha iboro zabo. Muyango na Kimenyi iyo batagenda kurongorwa biriya bintu bakagenda kwishanutsa ngo bagenda kurongorwa bakabaye bagikundana bari hamwe. Dumba. Iyo ni imitekerereze yanjye. Reka nkubwire ikintu kimwe. Muyango na Kimenyi turi kumwe batandukanye umunsi. Muyango yafashe Kimenyi akamupfukamisha imbere y'umukozi akamutera kumusaba imbabazi. Ibyo bintu se ni God, ibyo bintu reka warenza wiki twumvikane. Ariko se ubwo ngo akaba yinde wabibonye. Ntega amatwi ninde wabibonye? Ibyo zukuru bimeze nka bya bindi Kasuku avuga, Jess Kwiza ajya avuga ngo Meddy bamukubise inshige amubona kandi je ntega amatwi. Dumba ikibazo cyawe nuko maybe ujuza kiragiye irasaga abayo uri mu biti. Ibi turi kukubwira na amagambo ya nyiri bwite yivaniye mu kanwa. Kimenyi mu magambo yo mu audio twakinnye hano yarivugiye ngo Muyango mukora nkamera nk'umugabo uri gukora kuri mugenzi we. Buriyane yamuhamagara gato. Naramubajije ngo wabaye umurezi bihene. Mu rugo rwanjye ntabwo ngifite ijambo nk'umugabo, ijambo rifite Buriyane. Turi kumwe? Ni amagambo yande yakimenye ku giti cye. Untega amatwi. Ariko atari we yabyivugiye. Nyirubwite yarabivuze. Urimo kunyumva? Yaje hano arabivuga. Nyirubwite ariko ntabwo amenye inkuru. Narimo ndagukurikira kuko ndi umuntu wa mbere nkurikira, ndi umufana wawe. Dumba. Nimba tugiye muri iyi nkuru tudusuye inyuma gato. Good morning Rwanda. Now it's 8 AM in Kigali. Nimuze mu byuke mwumva inkuru zabaye zaraye ziriwo. Dumba inkuru ni nyinshi. Sizi namenye inkuru ya Mutesi Jolly. Yo wayimenye. Zirahari we komeza tangira niyo ngiyo bive n'ubikemo. So, nukuvuga ngo haje uyu mugore uramukaga wagiye ku ruhande ukajya kumuvugira. Bamwita nde? Keza wa the trainer. Keza Teriski. Muyango yari inshuti yahitambwira ati Dumba njyewe nawe turatandukanye. Uretse gato Teriski ni umuntu wakimenye kuva kera. Unyumve neza cyane. Teriski ni umuntu ubundi umva abantu Muyango yananiwe kwihanganira kwakira mu buzima bwe. Barongoraga Kimenyi. Abantu barongoraga Kimenyi, Muyango yananiwe kwihanganira kuvuga mu matwi yabo. Hari uyu mugore bita Natasha uba muri Australia ukunda kwitanana. Uyu ni umuntu wareranywe na Kimenyi hari Kicukiro. Urimo kunyumva? Bivugwa ko ari wabanje gusiga hagatoki kwa kundi abantu bajya guteka mu dukoroboyi bafite imyaka 7-6. Barakuranye asiga hagatoki kugeza igihe amatage yisa batandukanije, umwe akajya kurunda akajya kura, ariko bya bintu rwa rukundo rw'abana rugeze ruvaho. Bikavugwa ko impangura mwana w'umukobwa yabyaye ari za Kimenyi, ariko naje kumenya amakuru ko atari yo. Ibyo bintu rero nizo rumazi ntizigeze ziha Muyango amahoro. Yabazenana kugeza igihe bazanye n'abo bana bakabashyira hariya bakababaga. Umudamu aravuga ati ndagufungisha uhere mageragere. Ku muntu wabishije jihad bikaba ngombwa ko basiba ayo mafoto, ibyo bintu jihad akiyunga n'uwo mukobwa bikarangira. Uwo ni umuntu umwe. Keza uyu Teriski ntabwo yigeze mu mutwe we ibintu bikwirwamo ko Kimenyi iriya Rwogamabondo ayibagiwe igiye kuba iy'umuntu umwe forever. Cyo tugendera gati unyumve. Kimenyi nk'umuntu buriya barakubwira ngo habaho inshuti magara n'inshuti ziza zikagenda. Teriski ni inshuti ya Kimenyi ya kera yo mu bwana, yagombaga kujya kubwira agahinda ke. Yagiye kumubwira agahinda ke, ariko niho kuvuga ati mabera nyoko wagiye ku murongo rutandeba. Bimbwira ndabikoresha nk'inkoni basenya, ni izina ry'Imana, ibintu bavuganaga byose umujene yabishyiraga kuri record. Siri uri kubyumva? Urimo kunyumva? Aha ngaha Keza yaraje afata ikintu bita audio arayirekura. Conversation yagiranye na Kimenyi zota zikubita hanze. Buriya niba ari umuntu mu buzima wahemukiye undi muri ibi biboro,
umuntu bita Keza yahemukiye Kimenyi yafashe amabanga y'urugo yose yamuganirije araza ahita yashya no kuri panongo nibyo yarabivuze ati mabere nyoko ko wagiye kurongora Muyango utambona oya nibyo wishiriye mu magambo yawe abagiye ureka so nukuvuga ngo urumva niba conversation twumvishe hano muri conversation twumvishe Kimenyi avuga ati ntabwo akinahindukira nukuvuga ngo Muyango yimaga Kimenyi akajya kureba umusangira ngenda akamumara agahinda turi kumwe yajya kumumara agahinda umuntu umaze kuguha umupuri we ubwose bose uramubwira ati ukuri urakoze impamvu banaje ahangaha ntabwo ari ingeso mbi mukoraho namutera umutoma urimo kunyumva akamera nka Dumba ari kuvugana na Godfather reka ariko haza telefone y'umuntu ni ibintu byabaye hano mujye ku YouTube biriho ati ngewe ndagukunda ndashaka no kuzakunywa oya noneho ikintu uriya mutipe yakoze buriya Keza yabaye akasamutwe yahise yikondereza kuri Muyango amukubita ikintu bita pasi uwo bita Jado turi kumwe Jado wahe umugabo numvise mwari umugabo wita Jado ngo w'umukire sinzi ibyo akora pana ariko pana Jado w'isibo mujye mubitandukanye noneho Keza agahamagara Jado wamaze kumurya urumva Kimenyi Muyango Keza Teriski ndi hano ndimo numva amakuru yasohotse ndi mu biti nimuvuge ngo nijye wabivuze rega inkuru igarutse kubera turi kumva inkuru ko Muyango ejo saa 9 hafi igitondo Muyango yandakariye gutuzaragaye ngiye ndimo numva ibyo bavuze ndimo ndatema ibiti hano umva amakuru Dumba ntabwo ndi bumwe ku muntu byanditse banyarwanda kazi Godfather ntabwo ngewe ndimo ndumva amakuru uretse gato ntabwo ndi bubereke umuntu unyandikiye ariko reka murebe hano musome Godfather uretse gato Dumba soma hano musome muri big screen ese ndi moderator wawe na uretse gato hano handitse ngo iki shira muri big screen aba moderator murakora iki moderator byawe rero nabo birasinzira cyane soma hano Lady Muyango divorce babyi byabaye amaso yanjye so yoragira ngo aracyashobora gusoma neza ko akanyamerika kanyishe soma hano byabaye ejo saa 9 ho wabibonye Lady Muyango divorce byabaye ejo saa 9 z'amanywa ni o'clock mu gifaransa urabibona ni ndabona umuntu yari yabanje no kugwamagara iba missed call yarampamagaye ntiyambona wabibonye iki ngiki rero ngene babwiye ngo ntabwo uyu nguyu ni umuntu uri hehe mu rukiko rw'ikirenga papa mfite abantu hano hose urabona wa Jado bamwita Jado ngo Mbori irakize ntabwo mbizi uyu Jado ni ukuvuga ngo uyu mukobwa urimo kumva murabibonye Godfather yewe sinjya mvuga niyo mbabwiye ngo biravugwa murabyiboneye n'amaso yanyu uyu ni umuntu uri hehe Nyarugenge niyo mpamvu iyi nkuru tuvuze ngo ese nibyo ubu turaza kubimenya arimo Rwagasabo ntubibonye ahangaha ngira ngo murabibona ntabwo njya mbabwira bakuru y'ibihuha mbabwira ibintu mana namaze kurisivinga nakiriye nuze kwitegereza hano rero nani amakuru nakuruye hari igihe cyageze urimo kunyumva ntabwo nubwo urimo uravuga ko ntabwo ari amakuru y'igihuha uwo muntu ninde uba urimo urabikubaza ku buryo twavuga ko atari igihuha uretse gato kugira ngo wamugane ibintu bibe biri kiriya Dumba iyi nkuru nkubwiye ko tutagize gute tutayihagazeho 100%. Turi kubyumvikana uvuze ko akantu ko kuba tutayigagazeho ndabyumvisha urabyumva tuvuze ko bigize gute ni ibintu kugeza igihe ndibuze kubona urupapuro rwa divorce ngo pa ni igihuha ubwo urupapuro muraza kurusaba kuri Instagram yanjye niba ruhari uretse gato hano ngo wiki hano katwo
oya ibi nicyo tubyihoreye. Dumba abafite ubwoba bwo kuvuga. So tugende gatoya Dumba. Ariko se mwatapinze screen mwokatsindwa n'Imana muri. Ndafite ubwo byo muvuze amafite ubwoba bwo kuvuga ibintu nahagazeho neza. Yibyo nabyemera. So ahangahe cyo tuvuga ni iki ngiki niba tutagiye gutinda mu magambo ngo twisubire kuri Festina. Iyi nkuru y'uyu nguyu yo tube tuyiretse urimo kumva nibatandukane cyangwa babyihorere urumva n'uwe ntabwo bari bakibana. Kandi ngiyewe nshyigikiye Muyango kuko na Yesu ngiyewe nsigaye nshishikariza igitsina gore. Umugabo muri kumwe nibibona bidakunze umwana w'umuntu aragoye tandukana nawe utere ikirenge mu cya Yesu subira kwa so. Yesu abana b'isi baramunaniye, Yesu afata inzira asubira hehe mu ijuru amaze imyaka 2000 yibandira rasi yanze kugaruka. Nawe jya kwa so niba udafite so uzaze ngo pape nitwa Godfather. So gahunda ngiyewe Muyango ndagushyigikiye, Vestina ndagushyigikiye. Nimuzivemo mutahe musubire kwa panyu na Yesu niko yabigenje. Ibyo numvaga baziza sabye ngo ahita ashyigikira ngo abagore bashaka gutandukana. Nibatandukane kuko reka nkubwize ukuri Yesu wese ntiyatandukanye n'abana b'abantu agasubira kwa se. Ni iki bari gutera ikirenge mu cya Yesu. Mugore nawe niwe nabitagenda neza tera ikirenge mu cya Yesu usange so nkuko nawe yasanze se mu ijuru. So aho batandukane bro. Kuko ni kurundi wari nkatwe tudafite gahunda yo kurongora Dumba urabizi. Nta muntu woroshye gutereta nk'umuntu watandukanye n'umugabo. Nta kintu abaramira. Agwata kuri. Gusa abagore murimo muratandukanya mumenye ko hano hanze ntabwo byoroshye. Ibyana byanyu bizagurisha urumogi. Iyo uba utuye hano bizabura base mugende mwahukane mubizi ko ubuzima bwo hanze butarimo umugabo nabwo ntabwo uba bworoshye. Ndabareba nkabibwira. Okay. Reka baboshe. Dumba gutandukana ntabwo ari ikintu kibi. Niko zubakwa. Dumba ntabakange Dumba. Niko zubakwa mwahukane. Ndabareba nkabibwira. So Muyango niba divorce yabaye biri mu bintu yinshimishije urumva nukuri wagize amahitamo meza kimenye igenda nawe ugira amahitamo yawe imyaka mwari mubanyira hagije. Uburere buke mujya mubona mfite nuko ntakuranye n'ababyeyi bombi. Oya se. Ndabibabwiye namwe abana banyu mukomeze mwahukane. Tumbe ijambo rirakomeye ukeneye ihumure. Dumba buri Dumba iryo jambo ribarimba Dumba. Bareke bahukane mwe mureke bahukane. Imihanda irabategereje. Reka nze manze nkore disclaimer hano gato. Namaze ngewe Godfather iyo nkoze ibintu ngewe burandi mu bantu batajya bafunga umutwe uko kumva hano mwihangane gatoya uretse gato bereka akantu nanakora disclaimer imbere y'abantu 600 give me second. Muntiza amatwi gato. Okay. Ndashaka abantu mbereke ikintu baca umugari mu Kinyarwanda. Mwe mwayiganye nka kunya mu kirarira bizira. Okay, reba hano Dumba. Iyi video Banyarwanda uyu mwana wakoze iyi video bamwita Diane y'amana badutayemo. Uyu mukobwa bafashe iyi video yabaze Diane sibyo nako yabaze yampano. Uyu mukobwa barangije urimo kunyumva unyumve neza cyane. Uyu mukobwa barangije abantu bahise ngo uyu mukobwa nawe arabaga muri iyi minsi. Ndashaka kumenyesha abantu ko habayeho kumwitiranya uyu nguyu. Baramufashe uyu mukobwa kubera iyi video yakoze baragiye bafata video y'umukobwa usa nawe reka mubereke. Uyu nguyu muramubona bafata uyu mukobwa urabona ko bagiye gusa cyangwa basi. Iyi ni video iteye ubwoba nayo ntashobora kwerekana. Bafata iyi video y'uyu nguyu iyi video bayitiranya n'uyu mwana uyu Banyarwanda urabona ko basa mana we mbege. Ariko noneho naje gukora isesengura ryanjye za gusanga atari ukuri ahubwo uyu
naje gucukumbura mureke gatoya murebe nyir'ubwite mutega amatwi murebe urabona ko njye nakoze investigation uriya mukobwa tubonye uriya karaka video kandi kaka video apana karaka yampana uriya mukobwa ufite video ye iri hanze n'uyu nguyu muramubona murabona ko n'inzara abantu mwarebye video arimo kwidija cyangwa arimo gukora ibisa n'ibitangaza ngizi ni so uyu mukobwa rero atandukanye nande nk'uyu atandukanye nande na Diane kaka uri umaze kuva ku bya mpano tubisobanukire izo video z'urukoza soni sinkunze kuzirebuza impamvu ntega amatwi uretse gato yadomba none se wayikina tukareba gakine n'umunyana so uyu nguyu ntabwo ari Diane niwe nyiri video so atandukanye nande na Diane turi kumwe ngiyi urabona ko barangerageje kubibwira aba YouTubers cyangwa za nyamunsi zashatse urabona iyi aha ngaha urabona iyi video urabona ko nari mubwira wabibonye ntabwo uyu nguyu ari Diane uyu nguyu ni uyu mukobwa uyu sibyo ariko abantu barabifashe barabyitiranya bamwitiranya na Diane urabona ko basa uwo Diane ntabwo muzi n'uyu nguyu ntabwo muzi oya Diane reka bamubaga ariko bareke kumwitirira video itariye kuko nanjye nabaje kubitiranya ariko ntabwo ari umuntu umwe aba bazi imihanda bakaza kubaga bagenzi babo batazi naho biba naho bijya nabo ni ukubabaga so ibintu birasobanutse so abantu nashaka kugira ngo bivaneho urujijo abantu babyumva kuko nanjye mbonera video nabonaga ari umuntu umwe n'abantu bazimaye bamwe ko ari umuntu umwe ariko naje gusanga atari umuntu umwe nyuma yo yani hamwe Yesu yaravuze ati umupanga uzicisha ubupanga ni beguri urukumva no uko niko kuri ibyo tubabwiye n'ukuri so kano kana ka Diane ntabwo ira video wariye mberetse nyirayo n'uyu nguyu ntimwongere gufata gahame hamwe urumva Diane n'uyu yakanye nyina buretse gato nyuma yuko ibi byose bibaye na divorce y'uyu mukobwa nshaka kuvuga reka dupromotingire kaboko amakuru mfite nuko ubu turi kuvuga nagiye gusohoka indirimbo bita Usisite urukumva ibintu byose kuri Dorcas na Vestina nibi boro bakoze turi kumwe niba ari agatwiko ngiye gutumbutinga umunyarwanda nta kibazo nkoresheje strategy yakoresheje siko bimeze nyuma yuko agiye gusohoka indirimbo bita Usisite siko bimeze ya Vestina na Dorcas yego nimuza gusubira mu biganiro bya Irene Murinda nkuba ikintu bita views zari zaramaze kugabanuka ntabwo yari ahari mujye kureba ikiganiro yakoye na Safi Madiba urimo kunyumva kirutwa n'icyanyita Cedric oya Safi Madiba nta vibe agira none kubwiza ukuri so rero kuba bashobora gukora ibi byose ariko bagiye gusohora iyi ndirimbo ngiye nta kintu bintwaye kubatwikira mureke tubatwikire mugende murebe nabyo birashoboka hagiye gusohora ikindi ndirimbo bita Usisite urukunyumva mureke dutwikirire ni Murinda habi turi kumwe nabyo birashoboka gutandukana kuriya mugabo na Vestine she's not my type ni mugufi mbona ameze nka Brenda Fassie n'ubundi nta Vestine nta uriya mugabo bose ya Vestine akaze kubwiza ukuri ariko nibwo muri kubica amarenga Vestine umugabo wamugituye muri Kigali n'abakobwa bo bafite uburanga umugabo afite ubushobozi muri Kigali stira za guca inyuma ntabwo ari umugabo wenyine uramugabo afite amafaranga uburanga bwawe ni hafi ya ntabwo uburanga bwande bwa Vestine umusazi do uri umusazi ibyo bintu uzavuga ibindi ibyo bintu ntuzabyonge umva genda urebe Kigali n'abana bayirimo nari nkikubwira amakuru yatugeza ariko naho ntahagazeho neza nuko iya mugabo kubera ari umurokore ntabwo yisiga neza ntabwo agira amavuta meza na Irene nawe ni umunacyaro nta byinshi abazi ariko uzi Vestina wahaye amavuta meza wewe muretse nkubwire abanyababanya godfather n'ababarira wenda ka Dorcas ni Dorcas wandi undi ninde ya Dorcas kiriya gikara cya Vestina ugihaye amavuta meza ukamushyiraho fondete ukamugira imbohe kakubwire Dorcas wariwe nani Vestina wariwe Vestina ni urugero rwiza ubundi kakubwire Vrejimo we Vestina neza urumva
Vestina neza neza ni Clarisse Karasira. Nukuri kw'Imana. Vestine nabyara umwana wa mbere azaba ari Karasira neza cyane photocopy. Kandi Karasira we yagize limite afite n'ukuntu ariko Vestine azataba igisogoro. Muzabireba. Dore ahantu ndi. So nta diri murimo. Uko n'ukuri muzabireba. Kaka uribuka uretse gato. Uribuka Karasira rimba ya ndirimbo ye ya mbere. Ubona ukuntu ari akakobwa kakuki urakabona pujura abantu bose. Reba kimara kubyara. Urumva? Godfather reka nkubwire ikintu kimwe kubwiza no mu banyarwanda Vestine uburanga bwe ntabwo ari mwiza bro. Ako kari akagenzi ka triste. So tugumvikane rero ibyo tubireke. Uri kumva? Cyo ntimukunda ukuri. Uko byagenda kose ku makuru ufite iki gihuha niba atari ugutwika kuko bitewe n'indirimbo namaze kumenya amakuru ko ari indirimbo bita usisite birashoboka ko ari ugutwika ariko niba atari ugutwika ku yandi makuru ari kuza wenda ari kuva imihanda n'inkuru zuzuye Kabeza batuye Dumba nuko uriya mugabo kurongorera mu gasozi byamunaniye asigaye abazaniwe mu rugo hakaba harabayeho inkundura za kamera no kuzihindagura kugira ngo uriya mukobwa atagira gute adakontorora bikaba byaraviriyemo Vestine kwirukana umukozi iyi nkuru ishobora kuba ari ukuri cyangwa ari ugutwika nyumve neza cyane hano harimo uburyo butatu muri iyi nkuru rero ni ukuri n'impamo ni ugutwikira indirimbo bita usisite ni strategy yo kugira ngo abana bahabwe ibyangombwa muri iki Canada tutazi ngo strategy imeze gute ni muri ubwo buryo butatu hari uburyo butatu muri iyi nkuru y'aba bana iyi nkuru ni ukuri iyi nkuru ni agatwiko k'indirimbo bita usisite iyi nkuru uyu mwana ari gushaka kwereka abanyarwanda twumvikana ikintu kimwe ari gushaka kwerekana impamvu ashobora kuguma muri Canada kuko urushaka gusubira i Kigali no gusubira mu bikomere n'agahinda ariko uzaba abantu wowe noneho bikavamo n'intandaro k'uyu muntu adataye umugabo we ahubwo yari yamerewe n'abakorewe itotezwa rikabije nkamubwira akantu utaruzi umugabo wa Bossiri niwe wabashakiye visa uretse gato ndakubujije ni ukuri kw'Imana ngo bataha he bataha uragira ariko ukimenya bari abana bavuye uzi ko bari abana ari ahantu bita kuri Muhoza mu Ruhengeri turi kumwe bataha he ise wa Vestine uzi ko ari umusirikare muri 23 ari wowe Vestine oya yego ariko se nta makuru ariko se bite byanyuma ni umusirikare muri 23 ni umujeshi muri kwa Makenga nabi Masisi se wa Vestine amakuru angera ngo nuko ari umusirikare muri Mugenzi ni Masisi abari we Masisi oya kwa ariko ko uko wabayikira umuntu bakabaye nawe urigoma ari wowe uyoboye Masisi inde wowe njye ndo mukongomana ariko njye nabaye kuri goma mfite imyaka 2 niho bambyaye habuze gato ngo bambyarire igoma ndakubujije ni ukuri kw'Imana so urukumva rero Vestine ndeka nkubwire ikintu kimwe ibi bintu niba ari ugutwika it's okay ntacyo bintwaye batwike turi kumwe niba ari ugutwika ndabasupporting kuko ngundi ibikorwa byabo Godfather mbona ntuzigera unamenya wano utazi no sense praise Godfather atajwa ngo Godfather ntacyo mfatamo ndebere nka nyamunsi uyu nguyu ntabwo ikinyarwanda ngo ucyanditse ubwo wanditse gute so tugende gatoya rero Sergeant Robert mu Rwanda ndakubujije so rivuze inkuru ziri imihanda no usoma igiswahili usoma igiswahili nsoma igiswahili reba hano unsomere uretse gato unsomere iyi ngiyi haratuvuye reka ntabwo gutinda kuri ibi bintu so ni muri ubwo buryo kandi uyu mwana kamubwiza ukuri do kano kandi uyu mwana reka nkubwiye tugende ntabwo nshaka kumugarukaho cyane no kumwinjira kuko umubiri we urumva nk'icyamamare
Ndumva ndashaka kujya gusomera buno butumwa. Amaso yanjye yateye akanyamerika kenshi godi. Reka mbasomere. Ndabasomera kandi basobanurire. Aha, iyi nkuru iragira itya iti. Mbese inkuru iragira ngo haya wambea wenzangu John ati injazwa n'abakunda amakuru bagenzi banjye nimwigire hino. Kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake weupe? Ni irihe banga riri hagati y'Abasukuma, Abasukuma n'ubwoko bwo muri Tanzania, y'Abasukuma n'abagore b'inzobe? Zandani Kaba atamakuru y'imbere mwimbere ataza mutwe. Urukunyumva? Dada wa Kinyarwanda kaachwa na zuri akaachwa na uzuri wake kudadeki. Ati umukobwa w'umunyarwandakazi yamaze kujugunywa cyangwa bamaze kumwanga n'ubwiza bwe. Uburoro kudadeki ni igitutsi ariko kiraho ubwo gihinduye uburoro mu Kinyarwanda. Uwo ni Juma Lokole. Urakoze cyane. Juma Lokole ni wo blogger wa mbere muri Tanzania. Aha, urakabyara. Na app ye nk'iya Mange Kimambe wishyura $15 kugira ngo uvane iyi nkuru. Nkira yakasa mutwe ikomeje kumbera inzitizi itagiye hanze nayo bagira ngo barandoza. Tunuvuga ko Juma Lokole nawe arabizi ko nuza byanze. Tega amatwi ndagukubita inkuru. Irababwiye ngo good morning Rwanda muza hano musome. Nuvuga ngo hano yavuze ngo kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake na wanawake weupe? Ni irihe banga riri hagati y'Abasukuma n'abagore b'inzobe? Zana ndinandi amakuru yihishe y'imbere. Abasukuma n'ubwoko ego bw'Abatanzania. Urakoze cyane. Ntabwo bajya barongora abagore b'inzobe ngo batindane. Oya, arabashije ngo ni irihe banga riri hagati y'abagore b'inzobe n'Abasukuma, ko Abasukuma bakunda abagore b'inzobe cyane? Arabaza impamvu Abasukuma bakunda abagore b'inzobe cyane. Ndabyumva. Hana arakomeza aravuga ngo Zandani Kaba dada wa Kinyarwanda kaachwa na uzuri wake kudadeki. Ati umukobwa w'umunyarwandakazi yamaze kwangwa n'ubwiza bwe bwose uburoro. Atakaye wajua wahusika na mtumia elfu hamsini. Uza kumenya aya makuru mu buryo bwimbitse ndamuhereza $50,000. Rwanda na uzuri wote kumbe hakuna kitu. U Rwanda n'ubwiza bwarwo rwose n'abakoreshatse kuvuga ngo abakobwa b'Abanyarwanda n'ubwiza bwabo kumbe nta kintu kirimo. Ahangaha Mutesi ashobora kuba ataranyaye. Ahangaha ikintu yahise akora yahise adukubita ifoto ya Rugumi Saidi ari kumwe n'umukobwa w'umuzungu bari mu rukundo. Bivuze iki? Ko ubu turi kuvugana uwahoze ari umugabo cyangwa byavugwa ko ari umugabo wa Mutesi Jolly bita Rugumi, ubu ngubu bari mu rukundo rw'Imana n'undi mukobwa w'umuzungu. Ngiye ifoto. Reka. Narababwiye Dumba si ngibi. Kwezi ntabwo kuragira bamuguriye imodoka. Ibyo ndabyanze. Ariko ngo durabona ukuntu uvanga inkuru. Nukuvuga ko iyi nkuru ukwisa kose. Si ngibi se. Godfather kamaze nkubwira ikintu kimwe. No, ndakubaza. Hari ibyo ngibyo cyangwa ndi kubikwereka n'ibimenyetso. Ibyo uri baravuga nibyo ariko reka maze nkubwira ikintu kimwe. Godfather nta nkokiruka. Njyewe Dumba narangije kugurira umukobwa uretse gatoya narangije kugurira umukobwa imodoka igura amafaranga nkariya. Ntabwo nshobora kumara ukwezi cyangwa ibyumweru nka 2 ngo kandi mureke. Ariko ntutumva. Dumba akakubwira ikintu ugomba kumenya. Nkugurira imodoka $500 by'amadolari, $400 by'amadolari. Ni nanyiza the next week mbe nkuretse ngo ndagiye. Ahubwo waba umugore wa kabiri. Icyo twavuga nuko uno Rugumi niba ari Rugumi afite yabonye nakandi kazungu yakongeye kuri Jolly ataranamukora ubukwe. Reka nkubwize ukuri. Ndamubwire Dumba.
Jolly ni urundi rwego, sinzi kunyumva. bakaba bamushyizeho undi mugore se. Ntabwo Mutesi Jolly yakwangwa na Rugumi. Biramutse binabaye Mutesi Jolly yabashyize Rugumi iruhande. Tubyumvikane. Ahubwo ushobora kuvuga ko amakuru mfite nuko iriya modoka ya Mutesi Jolly bari barayiguze kera. Subiramo ako kantu. Imodoka ya Mutesi Jolly, aya ni amakuru nanjye nagiye nkura ku bamotari, ngo imodoka ya Mutesi Jolly ngo bari barayiguze kera. Ni ukuvuga ko ubu ngubu yasohotse ukwezi nawe kurashira isohotse hanze. Noneho uno mukire ashobora kuba bari baranabivuyemo kera. Imodoka nibwo ikibona shipping, ni kereka imodoka ushobora kuyigura ukabura ya shipping. Mukire ashobora kuyiguhira akavuga ati imodoka narangiye kuyigura ariko ntabwo ngiye gushipingira, ntabwo igitana ngubwo n'umugore urokirongoreraho. Ubwo ni ukuvuga ko Mutesi Jolly yari yarabuza ya shipping ayabona nyuma y'amezi 6. Ariko niba byarabaye koko Mutesi Jolly yaratandukanye n'uyu mukire, bamaze kwandikane baratandukanye, imodoka baranayimuguriye kera. Mutapinge screen. So aya niyo makuru. So tugende gato reka ntumubwire Dumba, abantu mujya mwitiranya Mutesi Jolly, urimo kumva? Ni izina ry'Imana Mutesi Jolly, urimo kumva? Ntabwo muri gata munyo, ntabwo uyu nta nubwo buriya Steven she's not my type by the way, urago tuvana ngenda niyemera buriya. So nta nuzahurira nawe, ariko iyo ngiye kuvuga umuntu uko ari ndamuvuga, urimo kunyumva? Ntabwo ari umuntu ushoboye rwose uyu mukobwa. Dumba uyu mukobwa ni umukobwa ndi kubwiza ukuri ukora. Unyumvi? Uyu ni umukobwa abantu baravuga ngo Mutesi Jolly akora iki? Uyu ni umukobwa ukora. N'umukozi Dumba. Ariko kuko abantu bose bazi ko babona umukobwa Mutesi Jolly rekaze mubwiza ukuri Dumba. Ibintu agaragaza hanze. Fara ahantu uri murajye ugiye kwitega umutego. Ntabwo ngiye kwitega umutego. Urimo kwitega umutego nawe. Uzabaze ntabwo ngiye nitega umutego, uzabaze bro. Ni ukuvuga ngo uyu ni umukobwa, unyumve? Ni umukobwa ugaragaza nka 1% ya successful. Unyumve? Godfather. Ndakubwira impamvu. Buretse gato. Ndagendera buretse gato. Ndagendera manza wamenye ikibazo ngiye kukubaza gato. Kimbaze. Mutesi Jolly akora iki? Ndabigusobanurira. Sobanura. Ndabigusobanurira. Sobanura. Reka nkubwire Dumba, hari ikintu abantu baba bagomba gusobanukirwa bakanabyumva. Ndakubwira ikintu akora. Akora iki? Ndabigusobanurira. Akora iki? Reka ngusobanurire nyine. Ngaho ndacecetse sobanura. Ni ukuvuga ngo abantu ntabwo bashaka munabirenza amaso, birebesha amaso yanyu mukabirenza bro. Witeze umutego munini. Ntega amatwi. Mutesi Jolly ni umwe mu ndaguhereza urugendo rw'ibikorwa twagiye turebesha amaso, noneho birahita bikwereka ese ibyo akora by'ubuzima bwa buri munsi bingana bite. Mutesi Jolly ni umukobwa wahagurutse agaragaza ko IQ iri hejuru Dumba. Uretse gato ihangane gusobanurira ntabwo ntinda. Arahaguruka irushanwa yanyuzemo arariyobora aragenda mu mujaje, ntiyaba umujaje usanzwe. Unyumve neza Dumba? Uyu mwana ntiyaba umujaje usanzwe, ahubwo aragenda aba umujaje. Urimo kunyumva? Watitije irushanwa arishyiramo n'impinduka. Urimo kunyumva? Ku buryo abantu bose baje bakuva Mutesi Jolly nk'umujaje bazagiye kubabaza bagacikira kuruka abagabo bari baririmo babikoraga. N'ababyeyi bose baritambutsemo. Ku buryo umukobwa yasubizaga ibibazo yakubagiye kubaza Mutesi Jolly akinyarira. Ni umuhanga, umwana ushize amanga. Icyo ni ikintu cya mbere. Mutesi Jolly ibyo ngibyo yarabirenze, arenga imipaka. Unyumve neza cyane. Yinjira mu irushanwa rya East Africa. Afata ibihugu 16. Irushanwa ryari rimaze imyaka 12 ryarahagaze. Ararizura ashyiramo amafaranga nubwo yaje gushya, arongera arizura, irushanwa ararikora, ariko agahagarara ku gihugu. Afata umwana bita Shanita muhesha kamba. Ubu tuvuga ni kamba rya East Africa kuva mu bihugu 16 za Ethiopia, Eritrea byose. Ngo musoma comment. Uretse gato. Uretse gato. Iryo rushanwa umwana aragenda aribera vice president. Ibyo ni saga zabaye, niyo mpamvu naramenye n'ibi bintu. Umwana ariko abantu bakirengagiza successful n'ukuntu yarwanye intambara ikamba rya East Africa, umwana w'umunyarwanda agahiga ibihugu 16 byo muri Afrika.
ikamba rigataha i Rwanda n'uyu munsi Chantal arifite. Unyumve neza cyane icyo kintu Mutesi Jolly aragikora. Uretse gato tuva aho ngaho twabonye Mutesi Jolly mu Bwongereza muri universite imaze imyaka 1000 ibayeho. Tugende gakeya Dumba. Nawe yandimo ndumva. Yatumiwe. Turi kumwe? Umwana aragenda imbere ya kamera ibyo bari bamubwiye ngo byo kuvuga ngo kubwiza bw'abakobwa b'Abanyafurika, arabifata igipapuro aragikunja, umwana avuga urugendo rw'u Rwanda aho ruvuye n'aho rugeze. Universite ikanura amaso n'uyu mugabo wapfuye ejo bundi umupoza wo muri Kenya, aravuga ati wa mwana ugomba kumva ifoto. Bivugwa ko ariho yahuriye n'umuntu bita uyu muntu wamuhuje n'umuntu bita Rugumi. Tugendane gato. Komeza uko usome comment ukivuga. Ibyo uhora bivuga nzabibabwira kugeza. Uretse gato kumvikane gato ya Dumba. Kimeze. Mutesi Jolly ibyo bikorwa ibyo bintu byose nizo action yagiye akora. Iriya university bamutumira bamuhaye amafaranga ngahe urugero. Amakuru mfite nuko yahawe 75,000 by'amadolari. Katubyemere. Tugende gakeya. Ndabyemeye. Katubyemere. Uretse gato. Mutesi Jolly none turagendera kuri example. Turati ibintu byagiye bigaragarira amaso hano. Twabonye Mutesi Jolly ari umuntu wubatse connection kugezaho umwana wa perezida. Urimo kunyumva? Akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Muhozi Kainerugaba amutumira. Akavuga ati mushiki wanje nashimishwa no kukubona mu isabukuru yanjye niba bye wabona umwanya. Uwo yigeze no Muhozi yigeze no gupostinga Kayumba Darina yashukwe nijoro. Uretse gato. Uyu ni umwana wa perezida reka ibyo ngibyo. Sibyo ya posting. Banyarwanda mwabonye Muhozi yashukwe ya postinze Kayumba Darina. Dumba. Uyu mukobwa yaza kuba mumubona mwisho mushaka kumwambika. Yari kurira indege akaje Bugande. Umukobwa yakomeje kuguma kuri za ndangagaciro zaravuga ati ntabwo wakantumiye kuri social media. Niba umva agaciro wari kumpa invitation. Mutesi Jolly kuri social media yamubwiye ko bidashoboka. Ntiyajyayo. Ibyo bintu byose uretse gato ntabwo abantu babireba. Ntibabibona. So nituza gusubira inyuma tukareba ubuzima bw'uyu mukobwa. N'umuntu ufata utuntu duke byaho ngaho nk'umuntu ukunda media, nk'umuntu wubatswe na media. Inzira wagiyemo nakubwiye ngo witeze umutego. Amatwi akanga kuyiteza. Witeze umutego munini. Akanga kuyitera umugongo agakomeza kuza ahangaha. Ariko ibi bintu n'umuntu wabirenze. Wambaje gukora iki rero? Amakuru mfite. Amatwi. Uzi umuntu wamaye amakuru? Kamukubwira. Aya makuru nayahawe n'umugabo umwe muri management y'umugabo bita Shaggy. No. Yego. Umwe waririmbanye nande na Bruce Melody. Niwe ni Shaggy harya ninde? Shaggy. Umwe waririmbanye na Bruce Melody ninde cyo? Mu Jamaica. Yego. Ni Shaggy. Uri biki gihugu President Kagame yagiye ejo bundi kiyobowe n'umugore muri kintu hano bakita gute? Abantu muri comment ntabwo ndashaka. President yagiye muri ibi bihugu byo muri Amerika muri utudugu dutoya ni Barbados ni he babita gute? Barbados Colombia ni he munyibutse? Mumubwire Godfather njyewe ntabwo mbizi. Ndababwira mwabizongo yewe ntegereje icyo gato nyine bantu munyibutse icyo gihugu igihugu cyo muri bakita gute? Ahantu President yagiye Mexico ryo Saudi Arabia ntabwo muri Amerika bakiwerewerewe iki munyibutse bakita gute Dumba? Iki gihugu kiboye n'umugore kwa bari hana ni hana bahehe muri Barbados Barbados urakoze cyane. Amakuru mfite nuko Mutesi Jolly urimo kumva afitanye partnership n'umwana w'uriya mu perezida w'umugore. Munyumve neza cyane. Nabibwiye n'umuntu wo muri timu ya Shaggy byose ko ari muri Jamaica birafatanye. Uyu mwana ngo afitanye contract n'umwana w'uyu mugore wo muri Barbados. Mutesi Jolly ngo sinzi uko ahantu yagurije udufaranga ubu tuvugana imihanda yo muri Barbados gusakaza amazi mu baturage. Mutesi Jolly afite contract kuri ibyo bintu baza amafaranga no mu murenge w'amafaranga.
akorana n'umwana wa perezida wo muri iki gihugu. Mwe muri ahanga ahantu barasamye ngo muyuriye Mutesi Jolly afite contract yo gukora murate gato. Mutesi Jolly afite contract yo gukora imihanda yo muri Barbados bro. The fuck? So ibi ngibi ni bidashaka kuzana hano. Ibi bintu muri kuvuga ngo gume mugura imodoka. So Godfather urashaka kumbwira ko iterambere dufite umurava dufite w'iterambere ry'u Rwanda n'ukuntu abanyarwanda dushaka ko duteza imbere igihugu cyacu. Mutesi Jolly afata amafaranga akagenda kuyinvestinga muri Barbados yarangiza akareka u Rwanda rwa Kagame. Kangusubize kuri icyo kintu. Iki nicyo kibazo mugira turi kumwe. Ashobora gukorera muri Barbados. Urimo kureba nka kwibwira. Reka ntega amatwi. Umusaruro uvuye muri Barbados mu mihanda yaho bakora n'isuku nk'iyo mu Rwanda ashaka gutwara muri Barbados agahita afata iyo misaruro yose akaza kubaka inzu ifite ikibuga cy'indege bro. Nibyo utabona tumva. Mutesi Jolly arabarenze. Ntugafate Mutesi Jolly urimo kunyumva? Ngo nurangiza umugereranye na Aria Kuru utangiye gucuruza maraguja igoma yarangiza akajya gushowinga bafafata ba Debera akabatwara muri hoteli ya Serene igoma nonsense. Ntabwo umva Aria Kuru ntabwo nzi uri muravuga sinzi wari Aria Kuru. Aria Kuru ni wa uri wananiwe gukoresha mu kanwa kawe. Bijya bijya nkubwira ni warye mbwa yanjye nzungu aho kurya Aria Kuru narya Mutesi Jolly abyihorere ntuzajye uvuga rero ntuzajye uvuga n'ahantu Aria Kuru dumba ndi hano ni nakari gatambutse. Thank you so much. Ntuzajye umbona ntuzajye uvuga ijambo Aria Kuru. Dukomeze tugaruke kuri uyu mukobwa wawe. None tuvuga Mutesi Jolly tumufata ibya Mutesi Jolly kuva uyu munsi uretse gato kuva uyu munsi kizeho akadomo ntazagire kosho de la fore yongera kubaza ngo Mutesi Jolly akora iki. Mutesi Jolly afite company ikomeye muri Barbados ikora imihanda inashakira abaturage bo muri Barbados amazi. Umukobwa w'umunyarwandakazi ashobora kuba adafite company izwi muri RDB i Kigali akaba afite imodoka y'ibihumbi 400 akaba afite inzu y'ibihumbi 500 avuga ko ari influencer w'abana b'abanyarwanda b'abakobwa muguma muha n'ibihembo ugasanga ibyo bintu arabifite ariko ntabwo afite ikintu agaragaza mu Rwanda ko iyi niyo company kugira ngo yinspiringe abana b'abanyarwandakazi. Ibyo bintu wabisobanurira gute umwana reka mbigusobanurire hano. Ni ukuvuga ngo nta mafaranga yinjira mu gihugu. Uretse tuzi arabajije ngo Dumba uri inanga none se nta company z'abanyarwanda zikorera muri Amerika? None se kanze kumaze Dumba bacu umugani mu cyongereza ngo charity begins at home. Ndakubaza umuntu bita Coach Gaël nawe nzi wemera. Nakoze ngiye nyine naraje ntabwo njya kwemera. Naraje mimanikano Dumba ntabwo nemeraga Coach Gaël. Numvaga ari igihuha kigera ariko bitewe n'abampaga makuru niki. Naragiye ninjira mu bucukumbuzi bwanjye nsanga leta ya Amerika mu gihe cya COVID yarafashe miliyoni y'amadolari n'ibihumbi 100 ngahe iyahereza Coach Gaël kugira ngo business yitaho kugira ngo business ye ikomeze gukora. Subiramo ko kantu. Coach Gaël mu gihe cya COVID aho abantu bafite utu business tw'amafuti twese wewe wizi bafataga ibihumbi 60 by'amadolari akaba ari byo basupporting izo company. Coach Gaël we bamuhaye miliyoni 300 naraje hano ndabimanika kuri company yawe kuri Google ubyandike muri la company ye uraza kubibona. None ntabwo ibyo bihagije. Uzi ko leta yatangaga yamara kwatanga bitewe na business yawe n'uburemere ifite urimo kunyumva igihe kikagera ayo mafaranga yabaga ari ideni urimo kunyumva ariko noneho ukapplying icyo bita forgiveness. Godfather nashaka kumenyesha ko amafaranga yakoze ikibuno cya Mutesi Jolly yafunguza company muri RDB ikira abanyarwanda. Manza wumve neza cyane abanyarwanda ikibuno cyonyine cya Mutesi Jolly ndashaka gusasira cyagena kigafunguza uretse gato we yagiye akishira inyuma ibintu Dumba buri hano urantengushye gute se ka numvaga wagutse ushobora kurenga ibitekerezo byo kuba gukora business ndaje guhereza urugero tugende gace ndaguhereza urugero kuri Coach Gaël gusa
Coach Gaël muri Amerika afite business ku buryo Amerika imushyira amafaranga arenga miliyoni, yarangiza akapurayinga icyo bita forgiveness. Amerika ikavuga ati bitewe n'imikorere yawe birumvikana amafaranga gumana. Unyumve neza cyane. Ibi ni ibintu ujya kuri Google ukarisacinga ukabona. Kampani ya Coach Gaël yapurayinze muri covid, yapurayinze 1.something million dollar. Barayamuha yapurayinga forgiveness, baravuga ati imisoro utangireze amafaranga gumana, iba approved. Icyo ni kimwe. Tugende gakeya. None iyo business koko Gaël atari yagiye kuyikorera mu Rwanda, nuko adakunda u Rwanda, kubera iki yafashe inyungu n'ibikorwa byose amasaha ntabwo ari guteza u Rwanda imbere. None kankubaze, ubu turi kuvugana, ubu tugiye kubomora ibintu bitari ngombwa, ariko ndashaka kugira ngo wumve understanding n'ibyo reka maze ngo enlighten ku kintu cya Coach Gaël. Ntabwo namurangiza akamurangirize. Ubu turi kuvugana wanjanye mu nzira zitari zo. Uretse gato kanza ngurangize kuri Coach Gaël. Wanjanye mu nzira zitari zo. Darangije kuri Coach Gaël ngusobanurire ko uretse gato. Ubu turi kuvugana Coach Gaël, uri kunyumva? Arimo kubaka uruganda rukora plastike mu mujyi wa Goma. Urimo kunyumva? Ndaje mbigusesengurire boro. So, Mutesi Jolly kuba aya masaha afite kampani afatanije n'umwana wa perezida wo muri Barbados. Ari bashinzwe kuvugurura imihanda, nabyita nka Strabag. Ubundi Mutesi Jolly ni Strabag yo muri Barbados, bro. Uri kunyumva? Mutesi Jolly ni Strabag yo muri Barbados. Sirimo kubyumva. Abana bari barakubaza ngo kampani yitwa gute? Kampani yitwa Yakururu ya Dishidizoda ku manina zenu. Kujya akazi kumbafu. Ntabwo byanshobora. Uri kunyumva Dumba? Nicyo tugera kuri uyu mukobwa, cyo twemera, ariko tugira ikibazo Dumba. Tugira ikibazo cyo kugira negativity. Kwanza uyu nguyu tumuveho, Mutesi Jolly she's something else. Ngo yareka ibya kampani bireke niko bari barakubwira. Nga ubwo ngubwo muzakomeza mukobwa muri negativity. Amakuru angeraho ubu tuvugana. Uzajya kugira amakuru ariko ibintu byo kurata Mutesi Jolly biveho. Aba makuru wari uyazanye neza kabisa. Uretse gato uyu munsi nkiza kadomo abantu mwirirwa mubaza ngo Mutesi Jolly akora iki? Mutesi Jolly ibintu akora akorera bro, urana ubwo gufite IQ iri hejuru. For your information, ndakubwiza ukuri. Nakubwiye ko Mutesi Jolly ntabwo nzigira mpurira nawe. By the way, she's not my type. Ntabwo Mutesi. Reka manze nguwe itandukanyirizo rya Mutesi Jolly na Coach Gaël. Ese Godfather warongoye Mutesi, warongoye Jolly kumukunda cyane. Ntabwo Jolly ari type yanjye. Ntabwo, she's not my type. Kira cyose. Reka manze gutandukanyirize Coach Gaël na Mutesi Jolly. Yego. Nubwo udashobora kuvanga indege n'ishu, ntabwo wabigereranya. Indege ninde, ishu ninde? Coach Gaël ni indege, Mutesi Jolly ni ishu. Dumba. Cabbage urazi cyari cyo cabbage. Cabbage to make salad. Banyarwanda Dumba kivuga ibyo bintu giko amakuru angezeho nabagiye kuzanya nyabahereza acyambaye ubusa kiri hurume ni mwisomere hano. Butavuga ngo Godfather ngo urabona ngo Godfather ngo ibyo ngo nibihuha musome hano Banyarwandakazi.